ndagushuje cyane rwose kandi uhaye ikaze. Ndi Master Chef John uko bisanzwe. Uyu munsi rero tugiye gukora ifunguro ryitwa hash brown. Ni ifunguro ukoresheje ibirayi. Ni ifunguro ryoroshye cyane gukora rwose, nawe ubwawe wazajya urikorera aho mu rugo cyangwa ahariho hose. Ni ifunguro rigezweho kandi rikundwa n'abana. Akenshi ngira ngo urabizi ko dukunda guteka amafiriti, ugasanga amafiriti turakoresha amavuta menshi, ariko iri ryo nta mavuta rwose dukoresha, aba ari udufuta duke cyane. Urumva ko rero wajya urirya mu kigo cyo kurya ifiriti kandi utariye amavuta menshi. Mu kanya rero tugiye gutangira dukora iri funguro hash brown. Witegereze urebe ukuntu tugiye kubigenza. Gushimira wowe rwose, wowe wakoze subscribe nawe utarayikora rwose, ikaze. Hano ni kuri Master Chef TV, tubagezaho ibijyanye no guteka ndetse n'ibijyanye n'ubuzima bwacu bwa buri munsi. Ndagushimiye cyane rero. Nawe mu kanya dutangira duteka hash brown. Ifunguro ryacu rero tugiye gutangira gukora rigizwe n'ibi birayi bitatu gusa, nta kindi turi bwongeremo uretse akunyu gakeya. Ni ifunguro ryoroshye cyane rwose gukora. Komeza rero witegereze. Mbere na mbere ibirayi byacu tugiye kubirapa gutya. Wajya ukoresha rape nk'iyi ngiyi. Turi kubirapa gutya, urabona ko rwose turi kubirapa. Ibirayi turangije kubirapa rwose ngibi, turarangije kubirapa gutya. Ntabwo urabibona rwose. Tugiye gukurikira bino birayi tugiye kubishyira mu mazi gutya. Impamvu tubishyira mu mazi gutya ni ukugira ngo starch, hari utuntu starch y'ibirayi kugira ngo ivemo. Tubironge gutya mu mazi, tubishyiremo byose, tubironge kugira ngo murabona ko amazi yabyo ukuntu asa. Iyo umaze kubironga gutya biba ari byiza cyane kugira ngo bize gushya neza. Ni nayo mpamvu nakubwiye nti aho kugira ngo ujye uteka ya mafiriti aba arimo amavuta menshi, ahubwo wateka iri funguro. Biba ari byiza cyane kandi rirakundwa cyane abana, aho kugira ngo uzajye ubaha amafiriti. Tumaze kubironga tugiye gukuramo aya mazi. Kamure tuvanemo amazi. Urabona rwose ko amazi turi kuyakuramo na rwose. Kamure gutya. Amazi tumaze kuyakuramo, tumaze gukamura bino birayi byacu. Fasha agatambaro keza hano, noneho tugiye kubikamura neza. Komeza witegereze neza. Tuzinge gutya maze kamure kugira ngo amazi avemo. Amazi avuyemo, nuko rwose byumutse, bimeze neza cyane. Ushobora kugira byinshi bitewe n'aho utekera. Dushyize ipanu ku ziko, ubu tugiye gushyiramo utuvuta dukeya. Komeza witegereze maze urebe. Tugiye gukoresha amavuta ya olive nkuko nabikubwiye, kuko niyo meza adatera ibibazo mu mubiri wacu. Shyiremo dukeya.
dukeya rwose, nongeremo utundi. Tugire gutya. Umuriro mukeya, shyiremo akunyu gake hejuru. Ubundi dupfundikire nk'iminota 7, ariko ku muriro mukeya. Urabona ko biri kugenda bishya, mu kanya turi buhindure, ntuhindure umureti. Tugiye guhindura, noneho tugiye kubikaho isahani gutya, tuwuhindure nk'uko umuntu ahindura umureti. Tuhindure gutya, rwose ngira ngo urabona ukuntu bimeze neza. Subizemo ku ipanu. Twongere dupfundikire. Hash brown yacu gushya neza rwose, imeze nk'umureti, kandi wibuke ko ibi ari ibirayi byonyine rwose. Hash brown yacu irahiye, imeze neza cyane, imeze neza nk'umureti rwose. Ni nk'ifiriti ariko zimeze nk'umureti. Hash brown iryoha cyane, iryoshye cyane rwose. Ukayirya nta mavuta menshi aba arimo, ukarya rwose hash brown yawe, ndetse ukanayirisha ketchup nayo ni ngombwa cyane ko abana bayikunda. Ukashyiraho aka ketchup gakeya gutya. Nk'uko abana bakunda amachips cyangwa amafiriti y'ibirayi, ubundi ukarya rwose, ukarya hash brown yawe imeze neza kandi iryoha cyane. Nawe uzagerageze uyikore rwose, kuko ni nziza cyane, iraryoha. Iba yoroshye. Ndagushimiye cyane wowe twaba turi kumwe duteka iyi hash brown mu birayi. Nizere ko rero wayibonye kandi uzajya ubikora. Bye bye rero, nawe utaha. Nari Master Chef John.